Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abo dukomeje kugirana ibihe byiza mwese, abo twabanye uyu munsi, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi wa 4 w'amasengesho, dukomeje kuba imbere y'Imana, dukomeje kwinginga Imana, dukomeje guhendahenda Imana kugira ngo itugirire neza. Buri munsi tuba dufite ibyifuzo bikomeye dusengera, kuko dushaka ko Uwiteka yitamurura, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu itorero, haba ku barwayi, ndetse no mu byifuzo bitandukanye. Uyu mwanya twarawufashe ngo tube imbere y'Imana. Hari abandi benshi bafashe uyu mwanya ngo babe imbere y'Imana, hari n'abandi bazafata uyu mwanya ngo babe imbere y'Imana. Icyo nabatangariza ni uko Imana isengwa, Imana yahoze isengwa, kandi Imana yacu izakomeza gusengwa, izina ryayo rizagumya kubahwa. Nta muntu utazakenera Imana, ndabizi neza ko abantu benshi bakeneye Imana. Munyemere rero twinginga Imana muri uyu mwanya, twongere dusenge, hanyuma tuganire amagambo y'Imana y'uyu munsi. Imana yacu, turakwihaye mukiza mwiza, tugushimira uyu munsi aho ugeze, kandi tugusaba n'ubundi kongera kubana natwe, kuko tugukeneye. Turagukeneye mu buzima bwacu, dukeneye kumva ijwi ryawe, dukeneye kubona umuseke udutambikira, dukeneye kubona ubwiza bwawe. Nyagasani Imana, ko turi kose, abo turi bo bose, turagukeneye kugira ngo tubere umurengezi n'umutabazi. Ubuzima dufite ni wowe tubukesha, ngwino uganire natwe mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, abantu bafite ibintu byinshi bumva, bafite ibintu byinshi bareba, kandi birahari byinshi cyane byo kumva no kureba. Ariko niba wagiriye ubuntu bwo guhitamo kureba iyi video, kurikira ijambo ry'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, duhere ku murongo wa 57, turasoreza ku murongo wa 80. Nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Nyina arabasubiza ati, oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati, ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina? Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikiraho, arandika ati, izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga, ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba. Ibyo byose byamamara mu misozi y'i Yudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati, mbese uyu mwana azaba iki? Nuko ukuboko k'umwami Imana gukomeza kubana nawe. Se Zakariya yuzuzwa umwuka wera, arahanura ati, umwami ahimbazwe, Imana y'Abisiraheli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turi abera, dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iki ni cyumweru, kimwe mu byumweru 4 bibanziriza umunsi mukuru wa Noheli, bibanziriza umunsi twibukaho ko Yesu yaje mu isi yambaye umubiri kugira ngo acungure abafite umubiri wose, kugira ngo acungure isi, kugira ngo acungure ibyaremwe byose. Ndashimira Imana nyir'ijuru n'isi yaduhaye ibi bihe byo gusenga, birimo kwitegura mu mitima, kandi
birimo kwiyegereza Imana, birimo kongera kugirira Imana icyizere, ariko cyane cyane birimo gutitiriza Imana no kuyinginga kubw'ibyifuzo bitandukanye. Turinginga Imana kubw'igihugu, turinginga Imana kubw'itorero, turinginga Imana kubw'abantu bayo, turinginga Imana kubw'abarwayi, kugira ngo Imana igire icyo ikora, kuko twamenye ko Imana yumva amasengesho, itumva amagambo. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo gusenga, kandi tuzi ko hari icyo Imana izakora kubw'ubuntu bwayo, kubw'umutima w'imbabazi igira. Tumaze iminsi tureba amakuru ya Zakariya ndetse n'umudamu we Elizabeti. Twabonye uko bari abakozi b'Imana, twabonye uko marayika w'Uwiteka batumweho, twabonye uko bakiriye igisubizo. Uyu munsi turareba uko noneho isezerano ryasohoye. Ya minsi yose Zakariya yimaze ari ikiragi, ariko igihe kiza kugera. Haleluya! Elizabeti akabyara umwana w'umuhungu. Bibiliya yatubwiye hano ku murongo wa 58 ngo abaturanyi be na bene wabo bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nabo. Hari igihe Imana izakugirira imbabazi nyinshi. Nibyo koko warababariwe, ariko hari igihe Imana izakugirira imbabazi nyinshi. Icyo gihe ubwo Imana izakugirira imbabazi nyinshi, hari ibintu bizemera byari byaranze, hari ibibazo bizakemuka byari byaranze gukemuka. Sifa kwa Mungu. Kandi icyo gihe ntabwo ari wowe wenyine gusa uzanezerwa, kuko n'abaturanyi bawe n'inshuti zawe zizanezerwa. Icyo gihe abantu benshi bazatangara. Uyu mwana yaravutse, bashaka kumwita amazina bakurikije amasekuruza, ariko mwibuke rya banga ryo kurinda igisubizo. Kurinda igisubizo harimo gukurikiza amabwiriza. Ntabwo bagombaga kumwita izina biboneye bakurikije imiryango yabo, bagombaga kumwita izina marayika yababwiye ko bazamwita. Niba Imana ikubwiye ko uzabyara umwana, ikakubwira amabwiriza, ikakubwira uko uzamwita, jya wihangana, wibuke ikintu Imana yavuganye nawe, ukurikize amabwiriza. Aba babyeyi bakurikije amabwiriza bamwita Yohana, twabibonye ngo nuko bashaka guhinyuza, baravuga ati hata tuyu mudamu witwa Elizabeti yarimo arita amazina yiboneye yose, yigize inkunguzi, bati nimuzane Zakariya arazi kwandika. Zakariya yari umukozi w'Imana, ariko azi n'ubwenge. Abantu bari bazi kwandika ntabwo bari benshi muri kiriya gihe, wasangaga ari nka 5-10%. Kuba rero Zakariya yari azi kwandika ni ikintu gikomeye, ngo bazana icyo yandikiraho kugira ngo yandike amazina, ngo babone aranditse ngo ku murongo wa 40 yitwa Yohana. Hanyuma barahinyuza rero, niko kuvuga bati tereka tubaze nyir'ubwite, tubaze se w'umwana, batumira icyo kwandikiraho. Ku murongo wa 63 arandika ati izina rye ni Yohana. Ngo akimara kuvuga gutyo, ngo ururimi rwe ruragobodoka, izina ry'Uwiteka rishimwe, ngo ugahita agarura ubushobozi bwo kuvuga, buhita bwongera bugaruka. Ngo abantu baratangara, bati ibi bintu tuyu mwana uvuka, umuntu yari ikiragi akavuga tuyu mwana azaba iki? Ntabwo byagarukiye aho, ngo ahubwo se Zakariya yuzura umwuka wera. Niho nshaka kugira tukatinda, ngo yuzura umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Yuzura umwuka wera, avuga ngo umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, ngo kuko igendereye abantu bayo, ngo kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Cyangwa iduhagurukije ukomeye kandi utuzaniye agakiza, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Ngo iduhagurukirije ihembe ry'agakiza, ngo nk'uko yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bahanuraga uhereye kera kose. Bahanura iki? Ngo kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose. Reka nkubwire, hari igihe umuntu aba munsi y'ububasha n'ubutware n'amaboko y'abamwanga, ariko ntugire ngo ni ibintu Imana itazi. Imana izi aho uba, izi n'ubutware bukuyobora,
urwango wanzwe n'urukundo ukunzwe, nta kintu na kimwe Imana iyobewe. Buriya wowe urahangayika ukavuga uti ndapfuye ariko burya bajya inama Imana ihari, bakakuvuga Imana yumva, bakakuvuga ibyiza cyangwa ibibi Imana ibyumva. Rimwe na rimwe ukagira ngo ni amahoro, ukaba wakomeza n'ubuzima bwawe busanzwe kandi n'ubundi ntuzabure kubukomeza, kuko n'ubundi ntacyo biba bizagutwara, kubera ko Imana iba irimo yumva ibyo biganiro. Kandi rimwe na rimwe nta n'icyo wabikoraho, rimwe na rimwe nta n'icyo wakora kugira ngo utangwa, kubera ko ushobora no gushaka icyo bakwangira ugasanga ntabwo urimo kukibona, ntugisobanukirwe, uretse ko wenda kitanabura, kuko turi abantu. Ibyo byose turi abantu. Umuntu ashobora no kunyangira kano gakuvu kari mu gahanga, bati ngira ngo iri mu gahanga ndayanga. Umuntu ashobora no kunyangira gusa ko wenda mfite imvi mu bwanwa, simbizi. Umuntu ashobora kukwangira, ukwanga ntabwo uzamubwiriza icyo azaheraho akwangira, azanakureba gusa yumva arakwanze, avuga ati akuvuge nabi. Ntacyo wakora rero, ntabwo wabuza umuntu mubi kukugirira nabi. Uriya mu minsi y'imperuka Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo hazaza ibihe birushya, amubwira ibyo abantu uko abantu bazaba bameze, nk'abantu bazaba ngo bikunda, abantu ngo bazaba ngo bararikira impiya, abantu ngo bazaba ngo bafite ibintu byinshi, mbese barimo ibintu ntazi uko nasobanura, ariko byinshi. Ariko igikomeye muri byose ngo bazaba badakunda ibyiza, bazaba badakunda ibyiza. Mu minsi y'imperuka hariho ingorane yo kuba hari abantu badakunda ibyiza, ku buryo no kuba ukora ibyiza nabyo wabizira, bakabikwangira. Ariko hari umunsi Imana izadukiza. Haleluya! Hari umunsi Imana izadukiza amaboko y'abatwanga bose. Hari umunsi Imana izasohoza amasezerano, kubera ko iyazirikana. Imana izirikana amasezerano. Ahangaha Zekariya arimo yibutsa amasezerano Imana mu buhanuzi, amasezerano Imana yasezeranije Abisiraheli ngo nibamara gukizwa amaboko y'abanzi babo bazasenga Imana badatinya. Hari umunsi uzasenga kandi usenge udafite ubwoba, kubera yuko Imana izaba yagukuyeho amaboko y'abanzi bawe. Ngo nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yose. Ngo kandi nawe mwana, ngo uzitwa umuhanuzi wisumba byose. Uyu mwana wavutse Yohana niwe kandi waje kuba Yohana umubatiza, niwe jwi ry'urangurura mu butayu ngo nimutunganye inzira za Nyagasani. Mbese uyu nguyu niwe wari uje kwigisha Abisiraheli kugira ngo Yesu naza abe kuzamuyoberwa. Niwe wari urimo utegura imitima y'abantu, niwe wari urimo utegura abantu kugira ngo Yesu naza, inyigisho natangira kwigisha abantu bazamwumve. Imana yacu tugirire neza cyane. Ngo uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, ngo uzamenyesha ngo abantu iby'agakiza, ngo ko ari ukubabarirwa ibyaha. Urya iby'agakiza ni ukubabarirwa ibyaha kubw'umutima w'imbabazi Imana igira, nibyo bizatuma umuseke udutambikira. Reka mbabwire bene data, nibyo koko turababaye ko dufite ibyifuzo bikomeye turi gusengera, turarwaje kandi turwaje uburwayi bukomeye. Hari abantu barwaje uburwayi bukomeye ku buryo no kuvuga ko Imana ikiza kuri bo bisa nko kubashinyagurira, kubera ko aho bamaze kugera, urwego bagezemo bavuza, n'ibyo basabwa kugira ngo bavuze rimwe na rimwe birenze ubushobozi bwabo, cyangwa se no kuba baramaze kumenyeshwa ko nubwo bafite ubushobozi ariko uburwayi barwaje butazakira. Kubabwira ko Imana ari umukiza rimwe na rimwe biba bimeze nko gushinyagura. Ariko ndagira ngo nkubwire ko si kubw'amasengesho, nta nubwo ari kubw'amafaranga, nta nubwo ari kubw'ubwenge bw'abaganga, ni kubw'umutima w'imbabazi Imana igira. Muri iyo ndirimbo ya 40 mu ndirimbo z'agakiza
afite agatera aririmba akavuga ngo urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Urukundo rwe n'imbabazi bituma Imana itwumva iyo tuyisabye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ngubwo rero umutima w'imbabazi w'Imana uzatuma umuseke ugira gute? Udutambikira. Ngo umurikire ngo abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, ngo kandi uzayobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Twebwe turi imbere y'Uwiteka, turi kwinginga Imana kuko tuzi ko ifite umutima w'imbabazi, kugira ngo iguhe umwana. Turi kwinginga Imana kugira ngo iguhe umwana. Turi kwinginga Imana kugira ngo igukize ubwo burwayi. Turi kwinginga Imana kugira ngo iguhe agakiza, ikubabarire ibyaha. Turi kwinginga Imana kugira ngo iguhe akazi, igukure mu bushomeri, ubashe gutunga umuryango wawe. Turi kwinginga Imana kugira ngo iturindire igihugu, igihe umutekano mu izina rya Yesu Kristo. Turi kwinginga Imana kugira ngo ibe hafi y'itorero, irisuke mu bubyutse, abantu bakizwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turi kwingingira abayobozi b'igihugu cyacu, turi kwingingira abayobozi b'itorero. Indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza iravuga ngo muze turebe imbere dutegereze igitondo. Igitero cyacu bikavuga ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Turi kwinginga Imana ngo buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo. Dukeneye ububyutse bwo mu mitima. Dukeneye ko ururimi ruvuga amahoro ku munwa aba ari n'amahoro aturutse mu mutima. Dukeneye ko Yesu ashimwe iba iyo mu mutima, ntiba iyo gucirana ibico. Niyo mpamvu twafashe uyu mwanya wo gusenga Imana. Turi gukoresha imibiri yacu uburetwa kugira ngo twinginge Imana igire ikintu idukorera. Witinda, uyu ni umunsi wa 4. Fata icyemezo ufatanye natwe umunsi wa 5, cyangwa se ufata icyemezo basi umenyesha abandi, ubararike baze kugira ngo tubane muri ibi bihe byo gusenga. Imana nibaha umugisha mwese. Tugiye gusengera ibyifuzo byo kuri uyu munsi. Kuri uyu munsi dufite ibyifuzo n'ubundi bigendeye muri bya byiciro uko ari 4: itorero, igihugu, abarwayi ndetse n'ibyifuzo by'abantu tuba twagiye twakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku bijyanye n'igihugu, turi gusengera ubuyobozi bw'igihugu cyacu kugira ngo abayobozi bacu Imana ibashoboze, basohoze ibyo ishaka, basohoze ubushake bw'Imana. Turi gusengera ubuyobozi bw'itorero kugira ngo abayobozi bacu bakuru b'itorero babashe gufata ibyemezo binezeza Imana, binyura Imana, bigera ku mutima w'Imana. Niba unyumva, senga, reka amagambo ahubwo senga. Turi kwinginga Imana kubw'abarwayi. Ejo twarimo dusengera abantu barwaye indwara zitandukanye ziri koronike, indwara zidakira, sinezite, asima, za ndwara zidakira. Muganga akubwira ati iyi ngiyi uzajya unywa imiti iminsi yose. Hypertension, diyabete ni indwara zidakira. Twinginga Imana ko Imana igirire neza abantu bayo. Ejo bundi twarebaga za ndwara zo mu nda, inyama zo mu nda zirwaye, urwagashya, impyiko, umwijima, impindura, amara n'ibindi biba mu nda aho ngaho, kugira ngo Imana igire ikintu ikora. Dutangira twasengeraga abarwayi ba kanseri. Uyu munsi turi busengere, twiriwe dusengera indwara zidasobanutse, negatifu, indwara kwa muganga bajya gushaka bagaheba, indwara ziterwa n'imyuka mibi. Hari igihe urwara ukarwara negatifu ukagira ngo ni amahoro, kumbe bakoherejeho igitero nawe ubwawe utazi uko cyaje. Ariko uyu munsi nugira kwizera,
ufatanye natwe dusenga Imana, twinginga Imana. Uyu munsi wizere Uwiteka, dufatanye dusenga Imana. Reka rero twinginge Uwiteka kubw'ibi byifuzo, kandi Imana ikomeze kubashoboza. Mana yacu, turagushimira kubw'ijambo ryawe twumvise. Ibyo wasezeranije Zekariya na Elizabeth warabishoje, kandi wabikoze kubw'imbabazi nyinshi wabagiriye. Turasenze kugira ngo ugirire abacu imbabazi. Hari abatewe n'uburwayi nabo ubwabo batazi aho bwavuye. Hari abatewe n'indwara zitwa negatifu zitasobanutse. Hari izavuye ku myuka mibi, hari izavuye ku marozi, hari izavuye ku byoherano. Ariko dufatanije na bene data kwinginga izina ryawe, tuzamuye amaboko Uwiteka, kugira ngo imbaraga zikiza abizera ijambo ryawe bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kiza indwara zidafite amazina, indwara zitazwi, indwara zituruka ku myuka mibi, indwara zituruka ku badayimoni. Shitoka Satani katika jina la Yesu. Ducecekesheje izo mbaraga z'imyuka mibi. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi b'igihugu cyacu, kugira ngo Uwiteka ukomeze ubashoboze, ubagirire neza, basohoze ubushake bwawe. Hari ibyo tujya twitegereza tukavuga ngo Mana, ahangaha ubushake bwawe bwarabaye. Turakwinginze kugira ngo ubushake bwawe bukomeze bubeho, ubushake bwawe bukomeze bubeho, kugira ngo abantu bawe bajye bahagarara bavuga bati turashimira, turashimira, turashimira abayobozi bacu, turashimira. Mwami, komeza utume ubushake bwawe bubaho, utume bumva ijwi ryawe basohoza ubushake bwawe. Ariko dusengera abayobozi b'itorero kugira ngo ubashoboze, habeho ibyo ushaka, habeho ibyo ushaka mu itorero, ibyo ushaka bibeho mu itorero. Mana, turakwinginze kugira ngo ibyo ushaka abe ari byo bibaho, ntihabeho ibyo umuntu ashaka, he kubaho ibyo abantu bishakira mu nyungu zabo, ahubwo habeho ibyo wowe ushaka. Kristo, dufashe umwanya wo kukwinginga ngo ubushake bwawe bubeho. Turasenze ngo imbaraga zawe zikora ibikomeye, imbaraga zawe zikora ibikomeye ku bantu bawe, imbaraga zawe zikora ibikomeye mu gihugu, imbaraga zawe zikora ibikomeye mu itorero, imbaraga zawe zikora ibikomeye mu barwayi, imbaraga zawe zikora ibikomeye ku bashomeri, ku bantu badafite icyo gukora, ku bantu badafite akazi, ku ngorane ziri mu kazi, muri za minerivare z'abana kubera nta mikorere. Turasenze ngo ureme imikorere mu izina rya Yesu Kristo. Hari abize afite amadiplome yasazuye, imyaka 6, imyaka 10, imyaka 15, imyaka 20. Mwami, uyu muntu ntiyibagiwe ko yize koko, ariko urabizi neza ko yashobora gutanga umusanzu. Tanga akazi rero mu izina rya Yesu. Abakiranutsi nibabona akazi mu izina rya Yesu. Nyamara hari abirirwa barya ruswa, barya iby'imfubyi, barya iby'abapfakazi, imishinga y'igihugu itagera ku bigenewe, imishinga y'itorero itagera ku bigenewe. Mwami Uwiteka, abakiranutsi akazi mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko twumvise kuri uyu munsi, icyubahiro cyose kibi cyawe. Turagushimiye kubw'ibisubizo, turagushimiye kuko kubw'imbabazi zawe umuseke uzadutambikira, kubw'umutima w'imbabazi ugira, utugiriye neza. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari ku bw'amasengesho, ahubwo ni kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mwakoze kubana natwe. Reka nshimire abantu twabanye mu myaka myinshi itambutse, abo twabanye muri groupe scolaire de la Salle, ndabashuje mu izina rya Yesu. Mukomere aho muherereye hose. Abo twasenganye, abo twagiranye ibihe byiza muri ya myaka ya 95, mwarakoze kutubwiriza ubutumwa bwiza. Groupe Numa ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo aho muri Byumba. Ndabibuka, hari abari mu Rwanda, hari n'abari mu mahanga. Imana ibahe umugisha. Abo kuri Apapeb, ubu sinzi uko hitwa, ariko Imana ibahe umugisha. Abo ku Gisuna,
mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka, abo muri korali Irabagirana na Turi mu Rugendo, mukomere mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Mwarakoze kutubwiriza ubutumwa bwiza, umusanzu mwatanze ni ntagereranywa. Dusaziye mu buntu bw'Imana, dushaje tunezerewe kubera ko mwatinyutse mukatubwira ubutumwa bwiza. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Abo twakoranye umurimo w'Imana muri Sedo Kigali LDK 9899 ibihumbi 2000, Imana ibahe umugisha. Abo twabanye muri Gosheni, twaririmbanye muri Gosheni CGM, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Cya gihe za nshuti zacu muri Yehova Nisi mu cyahafi, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Abakozi b'Imana, abo twabanye mu by'Imana, Impanda, Kinazi, Intongwe, abakozi b'Imana mwese twagiranye ibihe byiza. Nimubona iyi video mukanyibuka, muzansengere nanjye ndabibuka, nkabazirikana nkabasengera. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Basamweri mwese, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndabizi neza ko imirimo yacu izagororerwa. Abo twabanye ku bahanda, Igitwe, mwese Uwiteka nabagirire neza. Ndacyabibuka nkabakunda nkabakumbura, za Gitinda n'ahandi. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ibihe byiza twagiranye ntabwo bizibagirana. Imana yacu izatugororera, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Abo twakoranye umurimo w'Imana hano muri Butare, mu bice bitandukanye kandi tukiri kumwe, Uwiteka abahe umugisha mwinshi cyane. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yari Evangeliste Bernard Kabenga. Nkomeje gufatanya namwe uru rugendo rw'iminsi 40 yo gusenga no kwinginga Imana, kugira ngo dusoze umwaka dusenga, dutangire umwaka dusenga, dutitiriza Imana, tutarambirwa, kubera yuko Imana ntizabura kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Watuvugisha kuri 078845555184 kuri WhatsApp, ukaza muri groupe WhatsApp isa imwe yo gusenga, tugafatanya ibyo byo gusenga bya mu gicuku. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe ku byo yakoze byose. Mugire ibihe byiza. Imana nyir'ijuru n'isi twiringiye ko izasubiza amasengesho yacu. Cya gihe yaratwumvise, irakora, amasezerano yarasohoye, tuyicayemo. Hari n'ibindi irimo idusezeranya, nabyo tuzabyicaramo. Tuyifitiye icyizere kandi turi abagabo bo guhamya, duhamiriza abadusanze, abatwumva yuko Imana izasohoza ibyo dusaba, kuko ni kubw'umutima w'imbabazi igira. Nicyo kizatuma umuseke udutambikira. Imana ibahe umugisha. Mugire ibihe byiza aho muri hose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.